reka mbanze nibwira abantu bari hano ariko batanze. Njyewe nitwa Barakagira Pascal, mvuka hano mu kilometero kimwe hano hakurya, hanyuma ndi umukristo ubarurirwa muri Kigali ariko ubyarirwa inahangaha. Hanyuma rero Imana irabishimye ko nza hano kugira ngo dukorere Imana. Mbarizwa rero muri paruwase ya Nyakabanda, kuri paruwase ku cyicaro cya paruwase niho mbarizwa. Mbyaye 4, mfite abana 2, nta kibazo gihari, ndumva nejejwe n'Imana mu mutima. Turi hano mu giterane, abantu mwese muzi Imana irimo idusabamo kubyuka, idusabamo kongera kweguka, twongera tukamenya umucyo w'Imana ukatumurikira. Kandi ibintu byose biba bifite imva n'imvano. Kuba rero Imana yarahamagaye abantu, ntabwo Imana yabura ikintu nk'abantu. Turayishimiye ko yaduhamagaye, ariko Imana iraryoshye, ikaduhamagara ikaduhata umuziki. Mwabyumvise ko Imana yaduhasa umuziki? Ariko Imana ifite ibintu n'ukuri. Ushobora kumbwira ute ko abantu bashobora guhagarara hano bakabyina nta wanyweye karigazoki, nta wanyweye kambuca, nta wanyweye sikoro, nta wanyweye primus ntoya, ariko kubera ko dufite ibyiringiro by'uyu munsi n'ibyejo bundi hazaza, twishimira no mu makuba yacu, kuko tumaze kumenya yuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Nicyo gituma tuzayiramya ikibyimbye kikameneka. Abakunda Imana amina. Nshaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo Imana yanga agasuzugura umuntu atihamagariye. Imana yanga agasuzugura umuntu atihamagariye. Hari umuntu byumvise ngo asubiramo twumve? No gucubira kw'abantu bakagwa, no kuba abantu bataye ibyiringiro, n'agasuzuguro k'abadayimoni barimo bashaka kubambura igitinyiro n'igikundiro n'urukundo bakundaga Imana. Shitani akabereka ko Imana itakibaho, akababasuzuguriye aho ngaho. Nimuza gusoma muri Ezekiyeli mu gice cyaho cya 35 murahasanga ijambo rivuga ngo za nsengero zanyu zo kutununga twarazihinduye. Babishima hejuru, barababwira ngo awa kari agasuzuguro. N'iyi minsi rero abadayimoni barashaka kudusuzugura, batubwira ngo awa nimwe mwari mumeze mutya, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo mbaganize ngo Imana yanga agasuzuguro. Kandi wacu wagiye no kwandika yaravuze ngo mureke mbamenere ibanga, ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo tuzakanguka mu kanya nk'ako guhumbya, ngo nukuri impanda y'Imana izavuga. Mureke mbahishurire mbabwire neza yuko Imana yanga agasuzuguro, irabyutsa abantu byanze bikunze. Imihamagaro y'abantu igiye kongera yake, urukundo rw'Imana rugiye kongera rugaragare, kuko hari abantu badusuzuguye baravuga ngo ariko iyo Mana yanyu iba hehe? Reka tubatangarize ngo ituye mu ijuru ariko igakorera mu isi. Kandi mbibutse yuko burya umuntu wese uzi kugayana azagaya urukwavu, ariko n'urugaya uzamenye ko rukurusha kwiruka. Mwirutse ntiwarusiga. Umuntu rero wese uzi kugayana azagaya umuntu wasenze, nubwo yagera hasi kajana. Imana yigize gusenga iramuzirikana, ikavuga turiya muntu yigize kunezeza, ntabwo nakwemera ko apfa kuriya, reka muzure nawe yongera agaruke, icyubahiro cyongere kigaragare. Naho abantu bagwa bakagera hasi kajana, Imana yatanze umwana wayo ntabwo izabyihanganira. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Elisa yishyurira umupfakazi umwenda yari arimo. Kubera icyo n'umupfakazi agomba kwishyurirwa umwenda, ubundi yishyurirwaga umwenda ku buhe buryo? Nimusoma Bibiliya zanyu mugakurikirana neza, murasanga ngo hagana mu mwaka wa 650 nibwo habaye ikibazo gikomeye cy'umugabo witwa Ahabu warongoye umugore witwaga Yezebeli w'umusidonikazi. Uyu Ahabu ni wa mugabo wanze Imana, ariko abantu bazi no kwigerezaho. Ubundi umuntu yanga Imana yarayibonye. Umuntu kurusha amaboko umwangute, ko bigusaba kugenda wibombaritse kugira ngo urebe ko warya ibyiryo joro. Ngo birangire Ahabu ngo akora amanyanga, akora ibyaha,
Eliya arababara, arangije ibyo yakoze Bibiliya irabibagaragariza ngo aramubwira ngo icyo wakoze cyababaje Imana, nta mvura izongera kugwa. Aha barabyumva, imyaka 3 irashira n'amezi menshi ageze muri 6. Uyu mugore we w'umunyamayanga Yezebeli aramubwira ati ariko mwami, nubwo bigaragara yuko imvura yabuze, iwacu muri Sidoni tugira Imana itanga imvura, wankundira nkagenda nkayizana. Arayizana koko, kandi nibyagira n'icyo bitanga. Si icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ukuntu Imana yanga agasuzuguro. Bukeye uno mugore ngo aramubwira ati ariko n'ubundi abantu bateye ibi ngibi n'abahanuzi, none bano bahanuzi cyaba cyiza reka tubasogote inkota tubice tubamare, turebe yuko igihugu kitazabona amahoro. Baganira bino bintu mu rugo rwabo, tuvuga ko saro yabo yari hano ariko ihana imbibi n'igikoni hariya hepfo. Uko baganira niko umukozi wabo wo mu rugo Bibiliya imwita ngo ni umunyarugo witwa Obadiya abiteze amatwi. Hari impamvu Imana izatwibuka, nuko twakoze neza. Mbibutse ko abantu benshi ngo bazi ko abakozi b'Imana ari aba bahagaze aha ngaha, bazi ko abakozi b'Imana ari mwarimu, ari pastoro, ari bishopu, ari runaka. Wapi? None si ukora ku rusengero we ni umukozi wande? Ni uwande? Uwatuye amaturo ni umukozi wande? Uwasuye abarwayi kwa muganga ni umukozi wande? Twese turi abakozi b'Imana, uretse ko tudakorera mu biro bimwe. Biro biratandukanye ariko databuja n'umwe. Ngo birangire una muntu w'Imana ngo abitega amatwi, nimba yarasabye uruhushya shebuja na nyirabuja, ngo abarirukanse agiye mu baturage aho yaraza abahanuzi, arababwira ati urwo mbonye ruragatsindwa. Uzi ko numvise barimo babagambanira, ejo mwese bazabamarira ku icumu. Uyu muntu hari amafaranga atanze, uyu muntu hari ibiryo atanze, ariko kuburira bera kwe birangana n'uwatanze ibikoresho bingana uko byaba bingana kose. Ngo arababwira ngo nza ahantu nabahisha umwanzi ntazabagereho. Imana ishimwe. Ngo afata abahanuzi 50 abahisha mu buvumo, afata abandi 50 abahisha mu buvumo, ngo abagaburira ibintu byose yari afite mu nzu birashira, abatunga amezi 3 iminsi 91, ibiryo biramushirana mu mezi 2 hasigaye iminsi 31, ibiryo mu nzu birashira. Mbibutse ko uno mugabo atari umukene, ariko kubera impamvu z'ukuntu abahanuzi barya cyangwa baryaga, bararya ni mukino, bararya, harabagaburiye ibiryo birashize. Agiye inama n'umugore, kubana n'umugore mwumvikana biba ari sawa. Uzi ko iri kumwe n'umugore mwumvikana, iyo ni Imana ivuze ati ndaza vuba, uravuga ati Imana ko iwanjye nta kibazo wabaye uretse. Ngo arangize bajya inama, aramubwira ati wowe kuko ukora ibwami abantu barakwemera, aho warya ideni hose bariguha, wagiye ukarya ideni tukagaburira bariya abantu uzi ko tutazi icyo buza gucya bucyanye, ko harahuye umwami yaza guca inkoni zamba agatanga ihumure, bariya nibarokoka ko bazakorera Imana. Naho barimo barakorera Imana batazi ko barimo bakorera Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yanga agasuzuguro bitewe n'icyo wakoze. Ngo buke akaga karashira, abahanuzi bavuye mu buvumo baratashye, nta n'uwibutse kugaruka kumusura. Ngo hacemo iminsi wa mugabo Obadiya arapfa, apfa rya deni rikirimo, kandi inyandiko zirahari. Ku munsi wo gukura ikiriyo cyangwa guca ku mazi, uko abarundi bavuga, murabizi ko mu muco wa Kinyarwanda twebwe turavuga ngo nyakwigendera hari uwo bari bafitanye ikibazo, abandi bati rwose ntacyo, yari umuntu mwiza muri karitsiye. Hahita haduka umugabo ufite agasuzuguro, inda yaje imbere, ubwanwa burahatangwa isupu akoresheje ka gasorori. Ayiwe data we, aratambutse n'indi imbere, arangije yifata nka teremusi yashizemo igikoma, arababwira ati alhamdulillah, inna la ilaha illallah, agastafurullah Muhammad. Umva mbabwira, ideni arindimo ibyo gupfa bye simbyitayeho, ahubwo nimumbwire murayama cyangwa ntayo mumpa.
abantu bari aho bati cyo batuye si yo yihangana akazaza kubibwira umuryango nibura atariko abantu b'iki gihe ibyo kujujura kwawe abantu nibabyitayeho banze ukunze barabigukuraho ngo birangire. arabaza ati wa umugore nyir'uru rugo ari araza tumva madamu ino nyandiko urayemera niyo umugabo wawe undi ati ndayemera. ibi biryo byinjiye mu rugo iwawe undi ati ndabizi rwose nta yandi magambo nshaka mpa bino biryo unyishyura amafaranga yabyo cyangwa niba ntayo ufite ndatwara bano bana bawe babiri b'abahungu bazankorera kugeza igihe ideni se yaririye rizashiriramo. umuhanga David Mora w'umunyakenya yigize kuvuga aravuga ngo bano bana bari kuzakora imyaka 26 ndebera umwaka bari kujya gukora afite imyaka 16 yari kuzagaruka afite hafi 42 kubera ko se yakoreye Imana akaburira abahanuza akanabagaburira. Imana iravuga ati kano kaba ari agasuzuguro ntarengeye intore zintakira naba ntari Imana. Haleluya. ngo ako kanya no mugore yibuka ko Imana igiceceka ariko yumvise aravuga ati nubwo nta kivuze hari iki ntekerejeho reka ntambikire ku muhanuzi numva iki Imana ivugana nanjye. mbibutse yuko abahanuzi baremewe niba hari n'urimo hano aze gusigara tuvugana ndebere kuko je ndabemera abahanuzi ndabemera. niba hari urimo hano aza gusigara ndebere kuko ejo hanjye ni heza andebera mbwira tumva uko ivuganye nawe rata Pascal. jewe abahanuzi ndabemera. uzi yarimo kurebera ayiwe data we na confidence agahita yigira atya ukabona ari kosataye kubera imbaraga zimwinjiyemo ukumva arakubwiye ati yo kutayime pazobere yewe we uravuga ati iyi ni yigiye kuvugana nanjye kabisa. byarangiza atakaba kurambitse w'ikiganza ukumva kirakonje ukumva arakubwiye ngo ni pize shibo mandororo shibo yo kutayi Pascal umva uko mvuganye nawe nduwiteka nzakujya imbere yewe ivuga ngo nzaku nawe ugenda ubyimuha nk'umuntu wariye umusemburo uvuga ati rata nibyo wite ukajya ugenda uzamu uharaze gusigara ndebe. ariko apana bya bindi tumenyereye ushobora kumbwirira umuntu kwegereye ngo Imana yanga agasuzuguro. Imana yanga agasuzuguro umuntu atihamagariye. iyi Mana dukorera se w'umwami wacu Yesu yanga agasuzuguro umuntu atihamagariye. mbibutse yuko ubwo twakoreye Imana ubwo tugendana n'umwami muri uru rugendo dufite amahoro ku Mana naho isi yahinduka abana b'Imana barashinganye. Imana yanga agasuzuguro. ntabwo tuzapfa uko shitani abitekereza. mbibutse ko iyo duhamagaye ifite aho idukuye kandi hari n'inzira irimo itunyuzamo hari n'aho itujyana. kandi mumenye bino bintu bitatu bihurira mu kintu kimwe kikaba. urupfu rufite bigenzi byabyo bibiri bihura bikitwa urupfu gapfa. iyo gupfa kutarabaho n'ikikwica kitaraza naho uzagwa hataraboneka urupfu ruba rutarakugeraho. gupfa ko tuzapfa ariko ikitwica ntikiraza naho tugwa ntiharaboneka urupfu rwo ruriho. ndagira ngo mbabwire rero ngo gupfa tuzapfa ariko ikitwica ntikirahagera naho tuzagwa ntiturahagera. turacyadivayisinga gukorera Imana. Imana yacu izabana natwe nyuma yayo igihe kizagera natwe dutahe. abapfa ntibabuze. hari umuntu ubyumvise ngo avuga ngo amen. uyu mugore ngo asimbukira ku muhanuzi aba arapfukamye atumva umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. niyo magambo dusomye kandi urabizi yubahaga Uwiteka. ikibazo ngize si uko umugabo yapfuye nanjye nzapfa ariko twariye ideni si abana nishyuriraga minerivare nta nubwo ari ibitenge byiza naguzemo si barumuna banjye nishyuriraga. twagaburiraga abahanuzi kandi birashoboka ko nawe wari urimo wambabariye ukambariza Imana ikibivugaho. ngo akivuga ariko Imana iri mu ijuru ibirahagurutse yohereza za ngabo zishinzwe kuza kuvugana natwe. ibinyuze muri wa muhanuzi aramubwira ati tega ugutwi wumve ndumva imbwiye ngo umugore ataha umva uko Uwiteka avuganye nawe. umugore ataha
kubera ko hariho bamwe batemera uko ivuze itabanje kuvuga ngo shibo, abaramubwira ati shibo. Umugore ati nuko yajyaga ihera ku mugabo wanjye ivuga. Arakomeje ati yo kutayimepa. Atari kuziko ibyo bintu bishatse kuvuga ngo ninjye Mana y'ukuri. Umugore nawe barabyumvise aravuga ati komerezaho, singiye muri byinshi irambwiye ngo genda utiri ufite iki. Umugore ati mfite utuvuta duke natwo twarya rino joro. Aramubwira ati Imana idasuzugura utwo duke nitwiri buhereho. Ariko ubundi mwamenya tubayeho gute? Imana yafashe dukeya iduhindura utwishe. Ni ukuri ko Imana yanga agasuzugura. Uzanga Imana ashobora kuzisangana ibara ry'umweru mu gatuza akajya abyuka avuga ati twakunda. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ngo birangire umugore anyuze mu baturanyi, mwanije base agahita abwira undi ati kiriya kigore cyari kigizwe n'umugabo, mumuhe yabase yashaje ataza kutugurishiriza ibase buriya byamucanze. Ariko reka mbabwize ukuri ntago byaducanze iyo twiringiye n'inyamaboko kandi yavuganye natwe irinda ijambo ryayo ngo izarisohoze. Imana yanga agasuzugura. Aratiye arabitiye arabicyuye ngo agere imuhira. Umugore bimwanga mu nda kwizera kuramukamana, abwira abana ngo Imana ya so yambwiye ngo ntiri ibintu nsukemo amavuta. Akana kati Imana ya data niko igivuga, ifata ibi bidashoboka ikabikuramo ibishoboka. Mama niba utigeye meye jya hano. Ngo kaba gafashe igifuniko karasutse ibya mbere biraza, nyina yipfutse amaso kubera kubura kwizera. Akana gasuka icya kabiri, gasuka icya gatatu, gasuka icya kane, gakuru kako kaba karirutse n'icupa ryashizemo amavuta n'ikiyiko, ikintu cyose gifukuye barakizanye bashyiraho ngaho ngo barasuka. Barangije barekura ikiganza cya nyina. Nyina akangutse aravuga ati bana ba nta kindi gisigaye. Abana baramubwira bati Imana ya data ntiyakwemera ko hari igisigara, byose yabyujuje. Umugore kubera gucanganyikirwa, hari igihe Imana ikugirira neza ugacanganyikirwa. Urugero jewe niba hano hakurya ni ngewe wari perezida w'abanyamavunja, nkaba ndwaye amavunja menshi ariko nkaba nzi no kuragira ingurube. Perezida wese uzamwubahe nubwo yaba uw'ikibina bari perezida ndugu yangu. Subahe perezida, izina perezida riba rikaze nubwo yaba uw'ikimina bari perezida. Noneho umunsi umwe Imana irambwira ngo nzagukiza nkugirire neza. Ndavugana ariko ibintu abantu bavuga babikura he? Ariko nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute. Uyu mugore ngo agaruka ku muhanuzi aramubwira ati byemeye. Ndati ihute, nta magambo yawe menshi nshaka, ugurisha ayo mavuta asigara agutungane n'abana bawe. Umugore yanyuze ku muntu wari uhagarariye abacuruzi ba coaching oil cyangwa vegetable. Aramubwira ati ndugu, ubu tuvugane iwanjye mfite amavuta idepo ikaze. Undi ati ntugire undi muntu bibwiraho shi tugende. Ngo amubarira inoti arazibara. Umugore aracanganyikirwa aravuga ati ibi bintu se birashoboka? Umugabo wanjye ko yaba yarapfuye ubu koko twakwishyurirwa. Ariko mbibutse nubwo Yosefu yaba atariho bene se babaho, kuko nitubeshejweho n'abantu ahubwo Imana niyo idutunze, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ndatanga ingero ebyiri. None imfubyi u Rwanda rwari rusigaranye ko nta babyeyi bari bafite, ubu izi imfubyi zari kuba zibeshejweho nande. Mbibutse ko se atariho na nyoko atariho n'ababyara n'abakuru, wabaho kuko itubeshejeho n'Imana. Cyakora cyo tukunganirwa n'abantu ku mpande. Abapfakazi twari dufite bari kubaho bati. Ngo birangire nsoza, uyu mugore inoti arazifunga 25, arazibara amafaranga yose amenya umubare, ayakubita nka hariya. Isaha yahaye wa mugabo saa 8 zarageze, abarinjiye n'ababodyguard ku ruhande. Aza miga je mugenda gake inyuma y'umuntu habundi, je mugenda gake inyuma y'umuntu habundi. Inyuma ya Pasika rubwiriza hazaza undi, inyuma ya korara amahoro hazaza undi, inyuma y'iriba hazaza abandi, inyuma y'umuntu habundi. Mujye mugenda gake. Nushaka kebuka inyuma yawe ko nta muntu hari, ngaho kebuka urebe. Kebukaze uramubonye cyangwa ntumubonye? Sawa, buryo utubiye yakwicara huri. Ngo birangire inoti arazibara zishyize hano, ariko azi umubare wazo. Umugabo arinjiye
ati narinje gutwara ya mafaranga, undi atari ko wishyuriza hanze uru rugo urabona nubwo uzi ko ari urw'umupfakazi nta mugabo urubamo. Haramubwira ati njira wicare tuvugane. Umugabo arinjira n'agasuzuguro yanga kwicara muri za ntebe ziticarwamo uko ziboneye ariko zirimo Imana. Umugore aramubwira ati ari kwicara, azirebana n'agasuzuguro. Amubwira ati okay buhagaze ntacyo. Aba yihinnyaho yashize inoti, amera nkanjye dore ko nzi kuyaba. Hari ukuntu bari inoti utazireba, umugore akajya agira ati 10, 20 akajya baratana atareba. None wa mugabo aracanganyikirwa. Oya mbabarira umbwirira umuntu ngo Imana yanga agasuzuguro. Afunga ashyira hasa abara 10, 20, 30, 40, hewewe. Umugabo akanura amaso ati ibi ni ibicupuri. Arangije amubwira ati amafaranga yawe ngahe, ngo ahereza baba bodyguard babazi za mbere babazi za kabiri, nabo baracanganyikirwa batewa. Uziko babana ari danje wa baraya bararuzura. Arangije amubwira ati niko mugora aya mafaranga baye. Aramubwira ati umva nkubwize ukuri, ahubwo mbwira niba hari ikindi kibazo ufite ngufashe nkugurize ujye unyishyura buke buke, kuko Imana umugabo wanjye yakoreye iceceka yumvise yanabaje dukeye mutwe umugabo yasize kuko yanga agasuzuguro. Umugabo ati narahi ati yo Mana wayinsobanura. Aramubwira ati nirudatetereza abayisunze urugamba rugeze mu mahina, ni intwari mu ntambara, nagakinga kamakuba, ni Imana ishobora byose, irihagije ni inyangamugayo, nuwo Israheli, ni imbaraga zanjye, niyo byiringiro by'abacogoye, ni umugore uduhetse twese. Haleluya. Mugabo arataha. Umugore Imana iramurengera. Yazize iki? Yazize icyo bakoreye Imana mu minsi yari yatambutse. Mbibutse ko gukorera Imana bidakuyeho kugeragezwa, ariko biteye kurindwa. Tuvuge ngo amen. Nsoze. Abantu mwese muranduza. Abavandimwe banjye bose baraha, abandi bari hariya. Tante wanjye arasohotse, nari mubwiye nti nugaruka unzanire akantu ko jewe Imana igomba kunyishimisha ibyishimo bingana n'igihe nababarijwemo. Nk'ubu urabona sinigeze ngira amahirwe yo kubona sererake na kigozi, ariko uyu munsi mbonye umugisha ku Uwiteka mu rwego rwo gusuzugura shitani. Nzabyigurira mbirya ninumva bibishya abana ndabafite bazagomeza bagendereho, kuko hari ibintu tutabonye Imana nayo ishaka kwanga agasuzuguro, ibintu bikagarukaho, kuko Imana atari umuntu ahubwo ni Imana nyamana. Hari umuntu wumvise bino bintu ngo haguruka tere haleluya. Imana yanga agasuzuguro, murare mubizi. Iyo wakoreye Imana ntujya upfa gupfa. Iyo wakoreye Imana ntujya upfa gupfa. Apana ibingibi abantu, reka mbabwire amahoro mwe, kuba mukingana gutyo, kuba mugifite iyo sura, nuko mwakoreye Imana, Imana ikababonamo umumaro. Yemwe iriba, kuba mukimeze gutyo mwambaye yero na buraka, nuko Uwiteka ari we mbaraga zanyu, ushingiye aho muvuka. Musubire inyuma se mugiseyo kuruza murebe. Imana yaduhamagaye iba ntacyo ifite iduha, tuba twarigendeye, ariko yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimwiyizire. Tuza turi basa kintu, tuhageze ibonye ntacyo dufite, ihita inyura mu mwana wayo iravuga ngo rata Pasikari, kuko uje ntacyo ufite nzaku. Irongera iti nzaku, ikubitaho iti nzaku, nanjye ubumagaza muri nzaku. Yemwe bantu muri nzaku, nimwihangane, Imana si umuntu kandi Imana nisuzugura. Izasohoza icyo ukuboko kwayo kwiza kw'iburyo kuzashyirwa hejuru n'icyubahiro cyako. Imana niramburirwe amaboko. Amahoro ashobora kutwitegereza hano akagira ngo niko twavutse tumeze. Jewe hano niho mvuka, hano ni mu rugo. Uyu mujyi ninjye wari ushinzwe kuwucuruzamo ibidiya na voka, membwa 250 kubera inzara y'igihe kirekire nkarya ibidiya bya Turuwasa ngahoramo ideni rya senkana. Kuko Imana yarebaga umumaro wanjye ejo hazaza, iravuga ati reka mbe nkubitsemo
akantu gasa gutya, mu gihe cyo kwemererwamo nzagutabara. Ariko baroko ni amina. Ngo birangire nkajya nirirwa mpingira abaturage, kubera ko jyewe nabashaga guhagarara mu murima neza, nahagararagamo forosekeri gutya. Urabona abandi barahinga bajya imbere bihuta, jyewe rero kubera muri sisiteme ngahinganye kubita abandi bakansiga, bituma ngabanyirizwa umushahara. Abahembwaga iry'itandatu cyangwa 160, jyewe bakampemba 80, ariko bakanyongera nibasa y'ibijumba. Ariko Imana yanga agasuzuguro. Musi umwe umudamu nahingiraga, amahoro niyo tubwira abandi bo turaziranye n'abandi bashyitsi baje. Musi umwe ndimo mpinga, umugore twahingiraga yohereza umwana, ariko Mana wanga agasuzuguro. Sugira sagamba Mana, tera imbere uganze, ukwanga zarishe, turagukunda uri Imana, wanga agasuzuguro, uri icyubahiro cy'amahanga, Katonda wafe we barenyo. Mekenye ikijumba, ariko yohereje umwana, aramubwira ngo ubundi kera ntabwo jye nitwaga Pascal, nitwaga Matarika Majyanjari Gitayaya, niko nitwaga. Ubwo iryo ryari rikirisito n'iripagani n'irisirino. Ariko Imana ihindura amazina cyangwa hari umuntu Imana yabigiriye neza muri iki kinyejana ngo haguruka nerere. Haleluya. Mana yanga agasuzuguro. Nubwo ubona abadayimoni bagusuzuguye muri iyi minsi, ariko kugera kure siko gupfa. Uwiteka ari mu ijuru, umugambi uzasohora. Ngo birangire umwana akajya yandika, ngahekenye ikijumba kimwe nagiye kenya nk'inshuro 6 bakandikwa ko nahekenye 3 kandi ari kimwe. Ndataha agiye kumpemba, arambwira tumva Matarika ati fata ibijumba 18 wahekenye, 18 wabihekenya koko, ubikure kwibase yanjye, mba nakohereje kumpingira, simba nakohereje kumpekenyera ibijumba. Mbikuraho mbabaye, amemba 80 yanjye. Nta kabutura nagiraga, murabyibuka bagara frere, nta kabutura nagiraga. Ni igipira cy'umuhondo cyageraga hono, cyari kiriho utugini tubiri, hari handitseho ngo joginga, nuko hari handitse. Nuko nabisomaga, nuko nkibyibuka, nazagira umbaza ngo bisobanura iki, nuko byari byanditse. N'utuntu tw'udutente tubiri twabaga kuri icyo gipira cy'umuhondo. Ndamanuka, nta mufuka nagiraga, ni ikoro ry'umupira nari naraciye, noneho ibiceri nkahita mbibika hano, kurumva nta kabutura ngira, bikaza hano inyuma, nkongera nkagobeka nkabigendana. Reka rero ngende. Evangelika yaririmbye hano kwa kangahe? Iriya korari yaririmbye hano, yari yaje hano hakurya. Noneho aho nicaye kwibuye batyazaho, ku musaza witwa Karanguza, aturanye na mushiki wacu hariya mwitabaza. Ntangira gushima amavunja, ariko nicaye imbere y'aho Imana ikorera. Nkwibutse ko kuba waje mu rusengero byonyine binganye no kurokoka ibyago byari bigutegereje, nubwo udakijijwe. Ariko Imana yabonye uko winjiye mu rusengero, uyu munsi yakureba neza, ikaguha agakiza ukagacyura. Ndimo shima amavunja, numva aravuze ngo umuntu uzakorera Imana, Imana izamugirira neza, izamuha umugisha. Ntumbaze icyanteruye aho hantu, mba ndirutse za 40 zanjye nzikuramo, ndagenda no mu giturisho ngo ba, mpita ngaruka mu tuyira tubiri, harimo abakecuru 2 bashizemo amenyo ariko barimo Imana. Mbona agakecuru karikosataye, mbona bya bintu biragafashe. Uretse Imana idukuyemo ingenga bitekerezo, kera umuntu wese usa nabi cyane w'umukecuru twamwitaga umurozi. Siko mwari mumeze?
na mama wawe barabimwise, nuko ari Imana yaguhaye udufaranga ukamuha utwambaro, yaracyabyitwa se ariko mana we ngo nyibyitegereje ako gakecuru kigeze gutya ndavuga nti tunaka nakaruzi tu kaba karacakiye. Haleluya. Karamwiya tuvuka Uwiteka, kari karakutse iryinyo kakajya kavuga n'amacangwa soka amvuka ifukanye napfe iravuve ngo nashimira Imana ikoresha n'abatagakwiye gukoreshwa kuko yanga agasuzuguro. Uwiteka aravuze ngo kuko umukoreye azakubakira urugo, azakujyana mu mahanga, azaguha amafaranga, azakwigisha indimi zo ku isi zitigwa mu mashuri, uzatega indege nk'utega imodoka. Aravuga we, arangije asoreza ku ijambo rivuga ngo azakumara umubabaro w'igihe kirekire. Imbwiye ngo nziga, urabizi nyakubahwa murumuna wanjye, dore na bashiki banjye n'abandi ngaba baraje, nta kindi narinzi uretse amagambo 5 yabaga muri Makorine mu cyitwa Figire, bavugaga ngo bonjour Louise, bonjour Thomas, uvati chez Monique, ueta Carebas ereta côté de la porte, uero seripa reseripa ire pariti. Ibi bintu byagukiza fa kuba warakoreye Imana wowe icecekera. Ukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara, cecekere. Fa kuba warakoreye Imana, upfa kuba wararirimbye, upfa kuba warabwirije, upfa kuba waravuze ubutumwa bwiza, mupfa kuba mwarazamutse imisozi. Godase we yararimbye aravuga ngo naho napfa abana banjye ntibazaba mayibo. Ndamwara ndangije ndatuza ndavuga ntari kuwite ibi bintu kweri bizarangira. Arambwira ngo bizarangira kuko Imana yanga agasuzuguro. Uyu munsi wa none tuvugana amavunja yarakize. Ninjye munyarwanda wa gatatu ufite ikirenge cyiza muri iki gihugu. Zina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Kandi uyu munsi wa none tuvugana Imana yambwiye ko izanyigisha. Ngaba bene mama, ngaba bavandimwe, yaranyigishije. Mfite impamyabumenyi yanjye y'amanota 7 ku 10 mu buhinzi n'ubworozi, yavuye i Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu n'Imana ibaho. Mumbwirire ngo subiza umutima mu ndimanda izabyanga niba utarabyihamagariye. Reka korari riba yonyine nihaguruka itere haleluya. Itabaza namwe nimubakire muvuga ngo amen. Mana yanga agasuzuguro. Umuntu wakoreye Imana niyicara tuze, ntabwo Imana yakwirengagiza. Munteye kwibuka umugabo umwe wavuye i Masisi, ejo bundi ngo ajya gusenga, abandi barasenga baraburudika, we yari yinaniriwe, batari ku iki kigabo cyo ko kidasenga bite byacyo. Arangije ati mureke ndababwira ubana ba atukunkine Imana yanje si nk'umuntu. Ubu Imana ntiyo kwirengagiza akawunga kange naretse, Imana ntiyonyirengagiza n'amatanye ntongwe, ibindi ni mubireke. Rata Mana ntiwonyirengagiza, reka ntahe turaza duhurira imuhira. Umugabo aritahira, ageze muri asanga byemeye. Imana si umuntu, Imana si umuntu, Imana si umuntu. Bana niyo kwirengagiza. Ngo icyumweru mukimaza hase murimbura mukoro mwebwe. Nakazi se mugira. Kwirirwa muza mugenda se mwene wanyu nimwamushingiye se? Ubu se nuwabura icyo akora yabura n'akaradi yashyiramo amabuye 2 ya Volta Super akumva Contact FM cyangwa Flash FM. Imana niyo kwirengagiza guterana kwera, tuyiramburira amaboko. Mbibutse ko umuntu wese nukeka ko yigeze gukorera Imana natuza Imana iraje yibuka icyo abantu bakoze. Uretse umunyenga naryaga ku igare rya Sekamana. Clementine arabizi byaramubabaje. Sekamana nkubise inkoni, arambwira ati ntuzongere kumfatira igare utera umwaka. Ukera ngo nateraga umwaka, ariko abari muri Kristo Yesu nateka tuzacirwaho. Abamwemeye bazima uyu munsi nitugitera umwaka, ahubwo turabahesha bumugisha. Ramburira Imana amaboko.
Clementine se wanzamuye akandamiza umutero w'ikigage, mama we sicyo yapimaga. Mani guha umugisha, nzaza no kugusura rata wangu, nzaza ngo birangire. Uyu munsi wa none tuvugana se, nihagira umuntu uhaguruka aze hano avuga icyongereza yumve, navuga by the way nanjye ndavuga nti so. Nambwira ati Bosco, mpite mubwira ni Bosco. Nambwira ati how are you, mpite mubwira na mu fine, okay. Nambwira ati habari, mpite mubwira ni habari, mzuri sana. Nambwira to babariza zangate, ubwo barabavuza iringara, nanjye ndahita mvuga ukundi ko. Nambwira nti giye bareko se, mpite mubwira ni kare se bo banyabo. Zaraje zimaze kuba 14 ndugu yangu. Indimi zimaze kuba 14 kuko Imana idasuzugura. 80 yanjye Imana irambwira ngo nzagukizamo ibyago. Nishakira umugore arasara, murabyibuka. Arasara ariruka kuramo imyenda aradedera. Ndayibwira ni katorove zanjye urazirengagije uwite. Kibazo cyanyu ni muzi kwishyuza, jewe ndishyuza. Sibeshye sunge mideni, nzakwishyuza ndabyemererwa, uba wabinyemerereye siki. Ndayibaza ni kuwite kweri katorove zanjye urazirengagije. Irambwira ati sinayirengagize, ejo nzamukiza. Ubu se si muzima. Ariko gukorera Imana ni sawa cyangwa si sawa? Ariko kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya. Si icyo mvuze, reka nsoze mvuga iki. Shobundi ariko Imana iranavuga rata. Imana yihanukira imbwire ati rata Mr. Pascal. Imana iziko ndi Mr. Irambwira ati Mr. Pascal, itegure ndaje duhure. Ndayibaza nese turahura dute. Ndagenda ndiyeza kuko hari igihe muhura muhuye. Uzafata ubuhanuzi bwose subwakirire rimwe hari ubwahita buguhitana. Ndaje duhura ndavuga ni Imana ije nshobora kutaramuka, reka mbanza ndebe ko yazi gasanga ndi umuntu njya ahantu ndimenya nditunganya. Nimugoroba irambwira ati ndaje ngiye kuguhuza n'umuntu uhagarariye isi muri Afurika. Niye iti irambwira ati ejo uzitegura. Abazungu bo muri Monesiko mu gihugu cya Irigwe barataha bagiye gutega indege, imodoka yayo bapfiraho munsi y'urugo iwanjye. Ibapfiriyeho babahiyindi. Shebuja wabo Maritini Kobura nawe yari aharataha. Imodoka nyiraramo buracya ndayoza. Nkajya mbwira Uwiteka ni kubona kuyoza ariyo supana, ni kandi kugusenga bikaba ari urufunguzo, ni hanyuma kuko wabikaba ari amavuta wankoreye ino modoka ukandemera igitangazo Uwite. Mu gitondo baje ndababwira ntirega yakize mwijyana mu igaraje, bakijira akabarebye ukuntu isa. Wa muzungu arabaza uwo mugabo aramuza ati ariko iyi modoka ninde wayogeje akanayikora? Arabimbaza ndamubwira ninge wayogeje, ariko yakozwe na Yesu. Ngwe ngo Yesu se ni umutekinisiye? Nti cyane. Ariko Yesu si umutekinisiye koko? Oya, Yesu ni umutekinisiye cyangwa se? Ariko barako ni umutekinisiye. None atari umutekinisiye waba uba muri uno mujyi gute? Si ubitekinika ukabona bireme ubwo se so? Ariko yewe barangije aramubwira ati no, uno mugabo ngomba kumubona muri Kongo. Arambwira ataravuze ngo uzaze muri Kongo ntibajyayo se n'amaguru? Ati hoya, abankubise tarani seki miri fura Rwanda Kigali bandazicakiye. Mitambwira umugore n'Imana irampamagaye ngo tuzahurire muri Kongo. Mbamukubise 27 nsigarana 10 ntega omega. Ngeze ku mupaka ndamuka njya hitwa Kadutu, haba abasirikare baba minwari bo muri Monisco bavuye mu Bushinwa. Turahahurira. Arambwira ati ya modoka niwe wayogeje? Nti iriya wayoza niri ukayoza ni mu minota mike. Abamaye amazi amaye isabune. Ikizagutunga mwicaranye wo hafi wikanura amaso. Imodoka ndazogeje mvuga ni ratu witeze iki? Zimere nk'izivuye mu ruganda. Imodoka ndazoza naho ibyuma biramfata. Ujye ugenda gakeya wowe ntacyo ufite, hari abagifite. Uramenye byuma bimfata ukuntu ni barasinga mvuga yewe we modoka ndazoza umukozi ku murimo ni w'umwami yemera. Ndangije nshoje arababaza ati ariko uriya muntu ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda? Bande bati hoya.
arampamagara arambwira ati kuba igihugu kitarakugize umusirikare n'ibibara gufite ndababaye. Ati none nkwemereye akazi hano muri Kongo, buri mezi 3 ujya uza kunyogereza imodoka nzajya nguhemba. Nti sawa. Ahita njyana muri sitoke arambwira ngo aya ni amata y'abana, ngo aya ni ay'abagore, ngo aya ni hari ibintu munywa ari iby'abana, hari n'ibyo munywa ari iby'abagore. Nicyo gituma ariko Imana we, Mana udasuzugura, turagushimiye ko tunywa n'ibitatureba ariko ukabyeza. Hari ibintu murya bitari ibyanyu nuko Imana ibyeza. Arambwira ati aya ni amata y'abana, aya ni ay'abagore, aya ni ay'abagabo. Ni sawa, n'abana ndabafite n'umugore nanjye ndi umugabo. Nahana amata y'amoko 3. Ankubita $1 zanjye bampa imodoka ingeze i Rusizi ndataha. Nigurira amata Nyanza ngeze Nyabugogo nguramo ibiro 3 n'inusu by'inyama, mbwira umugore ntumwaka urashize, bampa telefone bazajya bampamagaraho, bayishyiramo simukadi yabo. Abayibonye hano murabizi, mwarayibonye kuko Uwiteka ashobora byose. Harya Imana yanga agasuzugura harya? Kansoreze kuraka muri ayo katorove. Imana irambira ngo nzagutungura. Ejo bundi telefone yanjye irasona, isonye nditaba, sindamenya icyongereza neza ariko ntiwantuka. Ndangije numva ngo halo, hari umuntu wariye akanavuga ukumva ko yariye kweri. Halo Mr. Pascal, aravuga ibyo avuga simbyumva, urumva ni kirapronosoye neza, arakivuze we. Agezemo hagati kugira ngo Imana itamwaza, numva avuzemo ijambo rivuga ngo International Crusade of Kampala July. Datarambwira ngo icyo ni igiterane mpuzamahanga kizabera i Bugande mu kwezi kwa 7. Nti yes, yavuga n'ibitari byo. Nti yes, yavuga n'ibiri byo. Nti yes. Arangije arambwira ngo yes, okay Mr. Pascal. Nti yes. Ihewe we, dore ngo ndaguze itike rero. Nawe igiterane bibeshye umuvuga butumwa bari bahamagaye, ariko Uwite ndagushimiye kuzatuma agasuzuguro gashira, abantu batwibeshyeho ibintu bigasubira mu mwanya wabyo. Imana ikora gashya ndurira ngera Kampala, baranyakiriye bagira ngo ni wa mukozi bahamagaye. Barebye ku mafoto basanga siwe, bareba telefone bakabona nibo bampamagaye, bareba amafoto bagasanga sigi, birabacanga. Turagenda baduhata ibiryo, ndavuga nereka mbirye nibyo ndi butahire, nta kindi ndi bukora aha ngaha. Tumaze kurya turagenda. Burya nujya mu isoko ry'uhaha mbere ntiwamenye ibya saa 5 nduguya, ibyo kwirindiriza nararara, ibyo se nabivamo ngo birangire. Ndicaye turaje muri stade bita na Kivumu mu Kampala. Tuhaje baravuga ngo umuntu wese aricara imbere y'idarapo ry'igihugu cye. Nimundebere Manjanja, nimundebere Gitindi Gitayaya, nimundebere Matarika, nimundebere umwuzukuru wa Ferediana, nimumundebere avuye inyuma y'ingurube, ayiwe data we, nimumundebere ngo agiye guhagarara imbere y'idarapo ry'u Rwanda mu mahanga. Uwite wanga agasuzuguro. Ndahahagaze, ndabanza ndeka bambere baragenda, bakabiri baragenda, mbonye hasigaye intebe yanjye, ndavuga ntiriya ni yanjye tu, je wirinda guhubuka. Ndagiye mbere yuko nyicaramo mfukama imbere ya rya darapo, ndavuga ntuwite, nturabona amashuri nize ku cyinteko ntanyemerera kuba ari Charles Sezibera ngo ambasaderi w'u Rwanda, ariko kubera kukubaha naguhagararira mu ivuga butumwa, ni nubikunda nkure hana amahoro. Bandagiye ndicaye, aho bayoboye barashushuye, bati noneho uriya kuko tutazi nibye ni mu muhi minota 10 ahita dusuhuza, ahita asengera Pastor Joshua Masasu. Abandi bati sawa. Ndahagurutse, mbega katorove we, Bibiliya yavuze ngo umuntu nankorera, yego ankurikire, ukunda ubugingo bw'azabu, ariko ubwanga kubwanjye azabubona bugeze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, umuntu nankorera data azamuha. Ndahagaze usemuye ahagaze aha, ni haleluya, abandi batamina. Nitwa Pascal, numva data ijambo rinje, ijwi rinjeho rirambwira ngo katorove zawe ndazibuka, uwo yigusemurira nkwishyuriye ishuri rihita riguha n'impamya bumenyi. Ijwi rirambwira ngo mubwira ngo tura wansi. Mba ndavuze nti sebo, ni tura wansi. Mbona aricaye, ndavuga nubanza bya bintu mvuze ari byo. Irindi jwi rirambwira ngo musange hariya yicaye, mubwira guhe Bibiliya y'ikigande. Bandagiye ni sebo, so kompe Bible yo Ruganda.
abarayimaye ngaruka kuri stage hejuru nyishyiza numva ijwi rirambwiye ngo vuga ngo basebo mba ndabivuze mbona abantu bose baracecetse ndavuga nti ndabyishe tu ariko nubwo uzi ko byapfuye Imana iri hejuru y'ijambo iragira ngo igira hiza kubizurira irindi rirambwira ngo vuga ngo banyabo mba ndabivuze nyivuga ntyo mbona abantu bose baracecetse mbona baracanganyikiwe numva data arambwiye ngo hita utangira uvuga ngo abo Ruganda nkivuga ntabo Ruganda numva birakomeje ntabo Ruganda ni kakati nzeba bade bampita barakagira Pascal urunaku rwa rero nazukuse Kigali saba 14 zo kumacha ngana rinye basi bagita jagwa mutakisi paka ye Nyabugogo Katonda yaturese mu mirembe naye ngatwayingide mu Uganda para sawa mwenda ne Kitundu ikirabika Katonda badayagala abana bo Uganda abo Ruganda musoke mwenenye bibibyamwe kubanga Katonda wafe wamanyi ngiye kubona mbona bose barahagurutse batamina sebo abandi batamina sebo ndavuga nti niyo Mana nzakore ariko basaba ne banyabu haleluya musubiremo ngo amina sebo basabone banyabu haleluya narabwirije mbahereje mikrofone barambwira bati tubwira Imana nakoresheje amasaha 4:50 nditahira hayiwe batura ituro ry'umuhanuzi banjyana mu cyumba kirimo ibitanda bigenda barambwira bati dore nunanirwa ukande hano gitanda kirahagarara mitangarura umutima isave ku cyinteko kutibuka aho wavuye biragatsindwa ngarura umutima mu ngurube ngarura umutima muri Nyirantare ngarura umutima ku Bidiya ngarura umutima kuri avoka yewe ngarura umutima ku Rwasave ndawugarura ngarura ubuzima no kurara ku bishangara ndawugarura we yewe data ndawugarura ndangije njya kurugi nshyiraho ikibuno ndavuga ni Mana ahubwo basubizeho nihagira uza kundeba ngo ndaze iki gitanda kirare kigenda ndyamyeho umuriro sigiye uwishyura nzataha ejo mu gito nararyamye bunkeraho ndavuga ni niba Imana itamembyira amazi tuyikorera izaduhemba iyo tuyikorera izaduhemba ndashoje Bibiliya yavuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro mutahe mwizeye ko gukorera Imana bifite icyo kibimaze mba mbabwiye ibya mama Jasmine ndabihoreye yagiye muri Ekose reka dusenga